hanyuma nababwiye yuko ngiye kubereka aho nyabika muri firigo kugira ngo mubone ko ari byo bya nyabyo. Aha, ubu ngiye guhiga ahantu nyashyira. Amateke rero kubera ko iyo yakase nabi ashobora no kudashya, kuyakorera isuku kugira ngo tuyabike afite isuku, kuko tugomba kuyakuramo tuyateka rwose, nta kundi kongera kuyoza. Nyuzaho akuma gutya kugira ngo kunyerera bigabanuke. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni kuri Mama Charline umukunzi wanyu, ndasuhuza abakunzi banjye, by'umwihariko abakunzi b'ibyo nkorera mu gikoni. Ndabizi ko muri benshi kuko murampamagara. Ubushize naberetse uburyo mbikamo ibijumba, mbabwira n'impamvu kubika ibijumba ari bibisi. Uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu njya mbika amateke mabisi muri firigo. Mureke mbabwire kubika ibyo kurya muri firigo bihiye nta kintu bitwara bitewe n'iminsi bizamaramo. Ariko nk'amateke, kubika amateke muri stock, aho wabitse ibirayi, aho wabitse umuceri, nta mateke wabona amara icyumweru. Naho yamara icyumweru aba yaranambye atameze neza. Niyo mpamvu ubu buryo ngewe nibwo nkoresha mu kubika amateke. Impamvu rero nkoresha ubu buryo, aya mateke mubona hano ni ibiro 2 naguze. Ibiro 2 rero uri n'umuntu urya rwose iriteke kurimara mwabantu. Sinzi inzara yaba yakwisha ukuntu yabimeze. Muri make ni ibyo kurya bituma uhaga vuba. Ushobora no gukoresha iteke rimwe naryo wareba nabi nturimare kuko riba rinini. Ubwo rero hano nimba harimo amateke angahe 2 4 6 7. Nimba hano harimo amateke 7 ntago yaba kiri muri stock. Kandi nanone kuyashyira muri firigo atetse ntacyo bitwaye, ariko ubu buryo nibwo bwiza kurushaho. Kubera iki? Hari igihe ushobora gutogosa ibirayi by'abana ugahita ukatiramo n'iki iri teke, ariko banza ayabayita ngo na amabwayisi atari amateke. N'amateke y'amabwayisi ushobora guteka. Ngewe reka mbabwire, kwirinda inkono nyinshi no kubura umwanya. Shobora gutogosa umuceri, wenda nibyo nkubwira nubwo ntarabikora. Ushobora gutogosa n'umuceri ukavuga uti natinze guteka kandi sinshaka kurya umuceri, ndashaka kurya ikijumba. Ikijumba ukakibanza mu mazi, wenda nzagenda nabibereka kuri kamera. Ya mazi wateguye y'umuceri ukabanzamo ikijumba.
ikijumba cyatangira kuba umujugwe ugahita usukamo umuceri. Icyo gihe uba ukoze ekonomi mu buryo bumwe kandi uba ukoresheje n'umwanya muke cyane ko tugira umwanya muto. Kumushyiramo rero umuceri urateka cya kijumba ukagikuramo ari kizima. N'amateke wenda yo sindayagerageza ariko wenda usibye amateke akomeye cyane. Hari amateke ashya nk'ibirayi, hari n'andi asaba abakomeye yarakomeye, ni no kuyateka ku bishyimbo. Muri make guhita ugakura muri firigo utagiye guhata no kugira gute. Ubu abantu batagira umwanya nkanjye, jewe mbayeho nk'abazungu, ibintu byose turabyikorera iwacu, nta mukozi uhaba, nta mukozi ngira, nta n'umva nawe nkeneye. Mu bantu bakeneye abakozi ngewe ntago ndimo, ntago wanyishinga. Kandi iyo ufite umwanya muto rero umenya kuwubyaza umusaruro, ukajya ujya muri firigo ukuramwo aya mateke mba ari kuri gazi ugahita uyatogosa, nimba ari ibishyimbo watetse hanze ugahita ubitogosa nyine mu buryo bwihuse kandi ukabikuramo bifite ubuziranenge. Amateke rero nayo twagiye, wakibwira ngo yo wenda ntibyashoboka ko yabikwa muri firigo. Rwose birashoboka, ngiye kukwereka uburyo nayo nyabika muri firigo kandi nkayabika muri firigo atagize gute, adatetse ari mabisi. Ubu rero twagiye guhata mu ntoki. Iyo rwose mwabantu mwe niyambariye ga kugira ngo intoki zanjye zitazajya zangizwa n'ibintu byo mu gikoni nkasa na karya rugo mu ntoki, ko nge amasafuriya ndayikubira, ibyombo ndabyoza, imirimo yose mu rugo turayikora nge n'abana bawe banjye. Hanyuma aya mateke mubona ajya aryana mu ntoki, iyo wayahase rwose nge warandya pe. Niyo mpamvu mba nambaye na ga kugira ngo wirinde kwa kurya rero nawe ujye ushaka ga wambara, kuko arakurya ukanishimagura rwose. Ibyo byo nizere ko hari abantu babizi. Amateke meza cyane mwabantu mwe. Iri teke mwabantu ryo rwose rikeneye igishyimbo. Dore ngiri rya mbere narishoje, reka nkomeze rero n'ayandi. Ya mateke yego kandi buriya mba nabanje no kuyoza n'inyuma mbere yuko nyahata mba nabanje kuyoza kuko abafite ibitaka byinshi. Hanyuma reka mbanze noze kano kantu mbone uko nkomeza gukatira. Hanyuma ngiye kuyoza
hari ukuntu rero hazaho ibintu binyerera inyuma, ibintu binyerera nayo ni nko kubijumba mukoza. Iyo wahase ntabwo burya byose uba wabitunganyije. Hari ukuntu anyerera mana yanjye, nyuzaho akuma gutya kugira ngo kunyerera bigabanuke. Urahata ariko ugasoza hari umwanda uriho, mwayabonye. Kuyakorera isuku kugira ngo tuyabike afite isuku, kuko tugomba kuyakuramo tuyateka rwose, nta kundi kongera kuyoza. Yego urabona ko maze kuyakorera isuku. Hanyuma hano dufite akabuwate, mu tubuwate nyambikamo ibyo kurya muri firigo. Aka kabuwate karimo amazi mwayabonye. Hanyuma ngiye koza, nimara koza nyakate amateke rero, kubera ko iyo yakase nabi ashobora no kudashya. Ngewe mfite ukuntu nyakatamo, nkakata gutya gutya, ariko narangiza nkongera nkakatamo gutya ahagaze do gutya. Dore gutya 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 rwose ashya neza. Hanyuma ngiye kuyagabanyiriza hano muri ya mazi akomwe twabigenjeje ku bijumba. Nabonye biri mu mazi, ariko aya mazi ni menshi cyane, ndayagabanya. Ariko bigomba kubamo birengewe, bigomba kuba mu mazi birengewe. Hanyuma dore ngayo nguko, managure hano inyuma. Mwabibonye ngayo rero, nguko ukuntu mbika amateke mabisi muri firigo. Nashakaho yo guteka mu buryo butandukanye, ayo ngereka ku bishyimbo, no guteka mu bundi buryo mbishatsemo, nkajya ngenda mfataho make. Ubu buryo rero umuntu bufasha ni umuntu ugura amateke. Nk'ubu ngewe abana banjye ntago bayarya, ngewe nyarya njyenyine. Ubwo rero urumva uburyo bworohera umuntu ushaka ko atinda kandi udafite uburyo bwo guhora mu isoko. Ngiye kubereka rero aho nyabika muri firigo. Hanyuma nababwiye yuko
ngiye kubereka aho nyabika muri firigo kugira ngo mubone ko ari byo bya nyabyo. Aha, ubu ngiye guhiga ahantu nyashyira. Mwabibonye rero uburyo dushyize amateke muri firigo. Nawe uzabigerageze nubona ari sawa uzabimbwire. Imana rero nibahe umugisha bwo gukurikirana ubu buryo bwo kubika amateke mabisi muri firigo. Imana ibahe umugisha.